Haleluya. Tuje kuganira ku ijambo rivuga ngo Imana ntabwo ijya yibagirwa amasengesho y'inyangamugayo. Abantu b'inyangamugayo ku Mana ntabwo Imana ijya yibagirwa amasengesho yabo. Kadusome mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka igice cya mbere duhereye ku murongo wa 5. Haravuze ngo ku ngoma ya Herode umwami w'i Yudaya hariho umutambyi yitwaga Zakariya wo mu mugabane wa Abiya, wari ufite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeti. Bombi bari abakiranutsi imbere y'Imana, bagendera mu mategeko n'imihango by'umwami Imana byose ari inyangamugayo. Ariko ntibagiraga umwana kuko Elizabeti yari ingumba kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Nuko ubwo Zakariya yari agikora umurimo w'ubutambyi imbere y'Imana, kuko umugabane we utahiwe n'igihe, ubufindo buramufata nk'uko umugenzo w'abatambyi wari uri, ngo ajye mu rusengero rw'Uwiteka kosa imibavu. Muri icyo gihe cyo koserezamo imibavu, rubanda rwasengeraga hanze. Maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zakariya amubonye arikangagira ubwoba, ariko marayika aramubwira ati witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezerwa kuvuka kwe. Azaba mukuru imbere y'umwami Imana, ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi azuzura umwuka wera uhereye akiva mu nda ya nyina. Haleluya. Ndashaka kukubwira ko ejo twaganiye ku ijambo rivuga ngo reka kwikuraho kuba inyangamugayo. Niyo wari uvuze ngo kugeza ubwo nzapfa, mbese ikiguzi cyose byansaba ntabwo natakaza ubunyangamugayo. Hanyuma rero dusomye umuntu witwa Elizabeti n'umugabo we Zakariya. Bari abantu bo mu muryango w'abatambyi. Mbese ijambo riravuze ngo bombi bari abakiranutsi imbere y'Imana. Ntabwo ari imbere y'abantu, please. Ni imbere y'iki? Y'Imana. Bagendera mu mategeko n'imihango by'umwami Imana byose ari inyangamugayo. Bivuze ngo bano bantu bari abakiranutsi imbere y'Imana, kandi Isiraheli yari iyobowe n'amategeko y'Imana, n'ubu niryo tegeko nshinga bagira rikuru. Bivuze ko n'imbere y'abantu bari intungane. Urumva ngo bagenderaga mu mihango n'amategeko byose by'umwami Imana ari inyangamugayo. Ngo ariko ntibagiraga umwana kuko Elizabeti yari ingumba kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Bivuze ngo bano bantu babaye intungane, bari abakiranutsi, babaye inyangamugayo kuva ari abasiribateri, kuva ari ingaragu. Zakariya aba umusore w'inyangamugayo, Elizabeti yari umukobwa w'inyangamugayo, barashakana, ubunyangamugayo barabuhuza. Kandi ubwo Zakariya yari umutambyi. Zakariya noneho ntiyigeze ashaka n'undi mugore kandi yari abyemerewe, ariko akomeza gutegereza Imana. Umurimo w'ubutambyi arawukora, ntabwo tumubona yivumbura avanga igihe nagatambiye, ngo imirimo yose nakoze ngo Imana inkuriye maho. Ntabwo tumubona avuga ngo wa Mana urahemuka. Zakariya yari inyangamugayo, yari umukiranutsi, yari azi ko Imana imukunda. Yahoraga avuga ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'iki? N'Uwiteka. Ntabwo tubona Zakariya yifatiye Imana ku gahanga avuga ngo ibintu wavuze ngo ngobo. Zakariya yari azi ko gukorera Imana ari byiza, yari azi ko gukorera Imana kuri Zakariya byari ubuzima, ntabwo ari kuba hadakorera Imana. Hanyuma babaho barabuze urubyaro, batabyara. Ariko icyo kigeragezo nubwo cyari gikomeye, nubwo cyari kiruhije, nubwo cyari kigoye, ariko ntabwo cyabasunikiraga mu gutakaza ubunyangamugayo. Ariko kubera kubana n'Imana, kubera uburyo bo bari barubakitse bakubaka umubano wabo n'Imana, byarabarinze
bibarindira ubunyangamugayo ku rwego rw'uko babaye abasore baba abajene mariye, barakura bagera mu gihe cy'imyaka 50 barayirenga, bagera mu kugira ngo mu zabukuru. Burya abantu bageze mu zabukuru bafite imyaka guhera muri 50 kuzamura, bari bashaje ku rwego rw'uko bareba atabitiranya n'inkumi bari bageze mu zabukuru. Ariko nubwo bari bageze mu zabukuru batarabyara, imirimo bakoze bari bakikora, bari bakiri abatambyi, Imana yari ikibashaka ikababona, aho yavuganiye nabo bakiri abajene mare, bakiri abagabo bato, niho yabasaze bakiri n'abasaza. Haleluya. Rero ndimo ndakubwira ngo Imana ntabwo izigera yirengagiza amasengesho y'abantu b'inyangamugayo. Ni ukuvuga ngo nubwo bari bashaje, nubwo bari bakuze, ariko ubunyangamugayo bwabo bwo ntabwo bwakuze, nta nubwo bwashaje, ahubwo ubunyangamugayo kuko babukuraga ku Mana bwakomeje kuba ubunyangamugayo. Hanyuma ngo Zakariya ngo ubufindo ngo burongera buramufata ngo ajya gutamba nk'ibisaza. Nta nubwo tubona ko yari ajyanye icyifuzo we yari agiye gutamba, ngo ariko agitamba uwo munsi wamubereye umunsi udasanzwe. Yesu nashimwe. Uwo munsi wamubereye, iyo nshuro yamubereye inshuro idasanzwe mu buzima bwe. Nubwo yari asanzwe atamba, nubwo yari afite ubunararibonye mu gutamba, ariko umunsi umwe yahahuriye na marayika. Nagira ngo nkubwire ngo guma mu mushingano Imana yaguhaye, guma aho Imana igushaka, guma aho Imana yagushyize. Nubwo ibyo bintu wagira ngo birasanzwe, nubwo wabona ibyo bintu wagira ngo nta kintu gishya kirimo, ariko ndagira ngo nkubwire ko atari uko bizahora. Umunsi umwe uzahahurira n'Imana. Yesu nashimwe. Ndagira ngo nkubwire ko Zakariya ko nta n'undi mutambyi marayika yarigeze abonekera bene kariya kageni, ariko ndagira ngo nkubwire ko ukomeza ubane n'Imana. Ibyo kuba hari ukuntu Imana utayibonye, hari ukuntu itakwiyeretse, mbese hari ukuntu bitageze, bye kukurekesha kuba inyangamugayo cyangwa bigukore mu murimo w'Imana. Imana ngo Zakariya amubonye arikanga, marayika aramubwira ngo humura yewe Zakariya, ngo kuko gusenga kwawe kwarumviswe. Yesu nashimwe. Aramubwira ngo witinya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Ndi kukubwira ngo nawe komeza ube inyangamugayo, rinda ubunyangamugayo. Amasengesho y'abakiranutsi ntago asaza. Nubwo Zakariya yari ageze mu zabukuru, amasengesho ye ntago yari ageze mu zabukuru ku rwego Imana ivuga ngo aya ngaya ni ay'abasaza sinayumva, ngo aya masengesho arashaje sinayumva. Ndamubwire ko amasengesho y'abantu b'inyangamugayo b'abakiranutsi ahora ari fresh imbere y'Imana. Niyo mpamvu ibi bintu Zakariya yasabye akiri umusore, n'ubu kugeza akiri mu zabukuru, Imana yari ikibifite ku mutima. Yarangije amubwira ngo uzabyara umwana uzamwite Yohana, aravuga azakubera umunezero n'ibyishimo, ngo kandi benshi bazanezerwa mu kuvuka kwe. Ndagira ngo nkubwire ko ibintu Imana iha inyangamugayo, amasezerano asohorezwa inyangamugayo, abatera ibyishimo, abamara umubabaro. Niyo mpamvu muri ibi yavuze ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, aravuga ngo ribamara umubabaro rikabatinyura. Hanyuma birashoboka ko ubukene bwashaka buri kugusunikira gutakaza ubunyangamugayo, ariko komera. Birashoboka ko kuba utabyara biri kugusunikira gutakaza ubunyangamugayo, kuba umaze igihe utarubaka urugo, kuba uri mu bukene, kuba uhora ucuruza ugahomba. Hari abandi bantu bashaka kukujyana mu ngeso mbi, ariko nakubwire ngo komeza urinde ubunyangamugayo bwawe, kuko ngo Yesu ajya arinda umuntu umutumbiriye ku manywa na ryari na nijoro. Amasengesho y'inyangamugayo nubwo yatinda gusubizwa, Imana iba iyafite ku mutima. Mu gihe gikwiriye iyo kigeze, Imana irayasubiza. Ngaho reka dusenge. Mana, turagushimiye kuri Imana itazigera itererana abantu b'inyangamugayo. Turagushimiye kuri Imana itajya yirengagiza abakiranutsi. Ndakwingize kugira ngo utange umwuka w'ubwenge no guhishurirwa kuri uyu mwene data, ufashe umwanzuro wo gukomeza kuba inyangamugayo,
ikiguzi byagusaba icyo ari cyo cyose mu izina rya Yesu. nzakomeza nkwiringire, umutima wanjye ufite icyizere n'ibihe byahinduka, uri inyangamugayo. Nzakomeza gukomangire, nzi neza ntashidikanya uzakingura, n'iminsi yaba myinshi uri inyangamugayo. Hari ibihe